Sheri Mnike nje umzuzu. abo duhaye akanya ndumva arimo kuvuga nabo uyu mugore ugiye amuhurubiza umugore w'isezerano areba basezeranye bafatanye n'abana Isokubambira ngo. hanga afite ninja babanyangani karashika taye niyo nyashi terebye ariko Uyabona ukuthi uyahlanya. nasona utari umusazi nzima umva nago ndi umusazi akayonke lento nakoze umunsi ku munsi mvunika ngo niyi nzu urimo ahangaha tuyubake nge nayo twembi especially Brendel yami ne Ivory cyane ko n'ubu ngubu ndi muri deal ikomeye mvuye mu nama ya Ivory Oasis namamariza so ah. bakhona nyumva neza rero kuthanda muri iyi event uri buhazi kuko nuhaza atuma contract ya Ivory Oasis nk'umu influencer wabo ikomeza ungathandi ni parfum zanga umugore yamamaza na za makeup zihenze brand ikomeye cyane mu gihugu cy'abakorera advert Sekuphelile. ibyanjye nayo byararangiye twembi sinkhulumile nebaba yakho nayo ngithe nanavugishije umuntu ubukogoshe nawe ritari kugira ngo akogoshe bahlanganise bena nanavugishije na Buhiri secretary wawe ngaze gutunganya hlebe byose ukeneye ku munsi mukuru wacu ihlele bona byose nabiteguye zo kuza gusaba ugaragare mu munsi mukuru ngcono bazokutshela ukuthi ufike nini uzoyiya mugabo ahangaha yakaniye imyaka kugira ngo atire mugenzi umugabo aze agaragare mu munsi mukuru w'abana n'umunsi mukuru wa mariage yabo nuko mutira kandi ari nyiri urugo for anniversary na anniversary yacu sheri ufite kuza na divorce wamaye ndacyari umugore wawe isi yose uko nyine turi mariye ugomba uhagaragare rero genzi niko ingo nyinshi zubatse umugabo baharadahari cyangwa umugabo nyine umugore aharadahari babanye ari ifoto gusa niko isi y'iminsi imeze ni nako na kera byahoze naga ari ibyubu Bajosi. Joyce ataragenda madamu we sheri yamuteguriye ikote na saro iri tayari Jonas and Joyce bitwa Jojo bameze nka Jojo buri zingumwe ujye uzamura abahanzi da Okay, so Sophie, I need for everything to be perfect. ugeze ajanga tega ku munsi mukuru byose ahangaha abadekora abasiga amarange abari buteke abazambika abana be bose batanga n'amainvitation babaha inshuti n'abavandimwe